cyangwa tubonye nk'umuboyi cyangwa se nk'umugaragu wabagaburira. Iyo ari kugabura ibintu nawe ubwataye. Bakunzi ba Bibiliya imbaraga zacu, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro adatangwa n'abantu nabe kuri mwe. Tugarutse mu kiganiro uyu munsi, tugarutse muri ya nama y'umunsi. Inama yahindura ubuzima mu buryo bw'iyobokamana, uburyo ushobora kubona Imana bitandukanye n'uko uyizi. Ariko mbere yaho nza gukomeza iki kiganiro kuko kirimo ubwenge bwinshi, ntabwo nashobora kukibaganiriza ntiyayigisha Imana. Munyemerere mbasabe dusengane Imana. Mwe muri kunyumva mukurikiranye mufunguye icana bwa mbere Bibiliya imbaraga zacu, reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tugiye mu ijambo ry'impuguro, kandi impuguro yahindura ubuzima bw'iyobokamana muri twebwe. Unyemerere kugira ngo tukumenye, utwiyereke kandi utwihishurire. Utwihishurire muri iyi mpuguro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ari wowe umwuka wawe wera ari uza uduhugure, utwereke uburyo bwo kugukorera no kukumenya. Urakoze rero kuko uri Imana nzima kandi wumvishe gusaba no gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Amahoro adatangwa n'abantu, nari mvuze ngo nabe kuri mwe. Ndabashubuje abari hirya no hino ku isi baduteze amatwi. Tugiye kuganira ku bintu byibura bitatu. Tugiye kuganira ku muhanuzi, tugiye kuganira ku muvugabutumwa, tugiye kuganira ku mupasitoro. Aba bantu uko ari batatu nibo tugiye kuganira ho. Nimvuga pasitoro, ubwo haba harimo ba musenyeri, ba bishopu na papa arimo. Bose basaburika aho hantu niho baba. Ariko tugiye kuvuga uburyo ushobora kuba pasiteri ukigisha Imana utazi. Uburyo ushobora kuba umuhanuzi ukigisha Imana utazi. Uburyo ushobora kuba muvugabutumwa ariko ukigisha Imana utazi. Urugero, reka duhere wenda kuri pasitoro. Pasiteri mu isi y'umwuka aba ari umurezi, aba ari umubyeyi urera ab'Imana imuhaye kurera. Hanyuma umuvugabutumwa aba ari umutetsi, abashinzwe guteka, yarangiza akagabura ibyo byo kurya yatetse. Ibi byo kurya yatetse iyo yabifunguyemo amazi menshi, abo yabigaburiye barwara bwaki. Aka kantu urakumvishe? Unyumve neza. Umutetsi, urugero, ndimo saba Imana akazi, yandotesheje ijya kumpa ivugabutumwa, indotesha impaye akazi ko kuba umuboyi. Mbona noza amasahani inteka, kandi nkurikije imirimo nakoraga ntago byari igitangaza. Nkanguka nabajije umudamu ndamubwira ngo nsenze Imana nyisaba akazi impako akububoyi. Ndatangara cyane. Bivuga ngo iyo uri umugabura w'ijambo ry'Imana, uba uri umugaragu cyangwa se uba uri umuboyi cyangwa se umukozi w'aba bantu uri kugaburira. Iki ntekereza ko cyumvikanye. Iyo uri kugabura rero ibyo kurya bitarimo intungamubiri, abo ugaburira barwara bwaki, bacura mu musatsi. Yego. Hanyuma impamvu navuze ngo turaganira kuri aba bantu batatu, umuvugabutumwa ariwe tubonye nk'umutetsi cyangwa tubonye nk'umuboyi cyangwa se nk'umugaragu wabagaburira. Iyo ari kugabura ibintu nawe ubwatariyeho, ashobora kugabura ibyo kurya birimo umunyu mwinshi, hanyuma bikaza kunanira bana cyangwa se bana ashinzwe kugaburira. Yesu nashimwe cyane. Aha hantu birahita bizanira wa muntu yagaburiye bya byo kurya kurwara bwaki. Aha, ndi gutekereza icyo uracyumvisha. Reka tufate umuhanuzi nk'umuntu useriva amata y'umwuka cyangwa se amata asanzwe. Tugiye turajya dufata iby'umwuka tubihuze n'iby'umubiri. Amata asanzwe, iyo ufashe amata ukayashyiramo amazi ugahindukira ukayagaburira umwana, ku bantu bagize abakozi bo mu rugo, iyo ufite nk'umukozi wo mu rugo ukamuragiza abana cyangwa se ukamubwira ngo uncungire abana, yarangiza wa mukozi wo mu rugo akaza kuzanira aba bana amata afunguye, ba bana barwara bwaki cyangwa bakabyimba amaguru, kuko banyoye amata ahumanye atarimo intungamubiri. Uwo ni umuhanuzi.
kuko ubutumwa umuhanuzi azana buza ari ubutumwa buhumuriza, ari n'ijwi rihumuriza kandi noneho rivuga rirema icyizere mu muntu, ariyo tugereranije na ya mata y'umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Dufate noneho umubyeyi ari we twise pasitoro, musenyeri, bishopu n'andi matitiri. Pasitoro aba ari umurezi, aba ari umubyeyi. Umubyeyi agira ukuntu arera abana. Iyo umubyeyi ari igisambo, umubyeyi agasinda, ba bana byaye nabo barasinda. Sinzi ibintu ndi kuvuga niba hari umuntu uri kunyumva. Abana nabo yabyaye barasinda. Iyo ari umujura, abana byaye baba bajura. Ibi bintu ndagira ngo tuze kubitekerezaho ku muntu uri buze gufata umwanya wo kumva iki kiganiro. Ubuzima bw'itorero bwapfiriye he muri aba bantu batatu? Umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa araza akabwiriza akavuga ngo ngiye kukubwira Imana ikora ubukwe, ugasanga we ntarabona aho ibukora, akabikubwira ariko mwatandukana agahita yinjira mu isi y'amaganya, mukiva mu iteraniro akakuganyira ngo shangiye nabuze sheri, basi uzansengere nanjye nkora ubukwe. Kandi yahoze abwira abantu ngo mwizere Imana, Imana izabakorera ubukwe. Iyo Mana yavuze ntarayibona. Egare ko ibyo kurya ari kugabura ntabwo azi inkomoko yabyo. Muri nge numvaga umuntu yakavuza Imana azi, akavuga Imana azi. Iyo uvuga Imana uzi uba fiere, n'ibyo uvuga birasohora kuko uri kuvuga ibyo uzi bifatanye mu ndiba y'umutima wawe. Ariko kubera yuko yaje kuvuga ibintu yakopeye, wenda Poso Gitwaza abwiriza akavuga ibintu yakopeye, abandi bavuga butumwa barimo babwiriza abandi, akaza akababwira ngo hariho n'abakopera ubuhamya, akaza akabaha bya biryo nahoze ndi kubabwira, akaza akakugaburira bya biryo bitarimo intungamubiri, hanyuma rya torero rigahora mu kihirahiro. Uyu munsi duhagaze muri rya jambo Mose yavuze ngo muri iyo minsi y'imperuka abantu bazagira inzara, ngo iyo nzara azaba atari ibyo kurya, ngo ahubwo azaba ari inzara y'ijambo ry'Imana, ngo bazajarajara bace hirya no hino barishaka ngo ariko ntibazaribona. Kuko ushaka umuhanuzi yamara kuguhanurira mu minota 30 agahita kuganyira ko yaburaye. Umuntu uri kukuganyira ko yaburaye amaze kukubwira ngo Imana iratabara igira neza, egare ko bwa buhanuzi yamaze gushyira muri wowe bwose abukuyeyo, usigariyeho. Niyo mpamvu itorero rya Kristo muri iyi munsi rirwaye bwaki. Rirwaye bwaki, ubyemere, baririmbyi bararirimba ariko barwaye bwaki. Iyi bwaki barwaye ya mbere nta bihimbano muri bo bakigira by'umwuka ngo yicara himba igihambano cye, avuga igihimbano kivuye muri we, ni ugukopera iby'abandi. Impamvu babikopera ni ukuvuga ngo yifitemo ikibazo cy'uko yagaburiwe. Kugira ngo Aburahamu abe sogokuruza wo kwizera kandi koko abe umwizera wo kwizera ijambo ry'Imana, afite umuntu wamureze, ngira ngo yitwa Melikisedeki, niwe wamutoje. Hanyuma Pawulo yari yarize teoloji, yarize n'amategeko y'Imana, ariko ari umufarisayo, ntibyatumye atajya kwica Stefano. Bisobanura ngo abantu benshi turi kumwe nabo izo teoloji barazifite no kwiga barize, ariko nta Yesu bafite wo mu mutima wabo. Bafite Yesu wo mu mpapuro, bafite Imana yo mu mpapuro, ariko nta Mana biboneye ku maso bafite. Niyo mpamvu gukuramo inkweto z'agakiza biborohera, gukuramo rineti z'amaso biborohera, ntibakireba. Niyo mpamvu gukuramo umukandara byoroha, niyo mpamvu gukora ibizira byoroha. Ni nayo mpamvu intambara zose ziba mu itorero rya Kristo zikirimo. Impamvu ni imwe, nuko ibyo kurya twariye nta vitamini birimo. Uzaburira vitamini ku mubyeyi uburere, ukugaburira ibiryo bitagira intungamubiri, uje kukuhumuriza cyangwa kukwigisha ari we muhanuzi, nawe usanga ari kuganya. Abantu bose bicaye mu isi y'amaganya, bavuga Imana yo ku rurimi ariko itava mu mutima. Kubwira Imana ngo ndakubwira Imana itanga urubyaro, ntarabyara. Ndakubwira Imana itanga inzu, ntayagira. Ndakubwira Imana yubaka, mbese aravuga ibintu byose atarumva. Ari ibintu twagendeyemo by'ikigare,
twari turavuga ngo mana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego, bari abagabo kugira ngo bahamye Imana, bahamije Imana bazi, basanzwe bafitiye confidence, bavuga ngo noke nushaka utubohe, ariko Imana turayizi, turajya mu muriro twarayibonye. Baremera bavuga ngo nushaka tujye mu rwobo rw'intare, intare yarashonje, turayizi niyo itadukiza. Yesu natadukiza, tuzi neza ko Imana yigeze igira ikikora. Kugira ngo ugire ibintu uhugurwa, ubihugishwa nuko Yesu ari muri wowe imbere. Naho Yesu bakubwiye, wumva baramukubwiye gusa, kumujugunya biroroha. Mwihangane singira bongusha. Umuntu ufite Yesu bamubwiye gusa, ndakubwiza ukuri, abo bantu turabafite benshi, nabagereranyije n'abarwayi ba bwaki. Kandi iyo bwaki wikwirenganya, uwagombaga kukurera ngo akwigishe, kuko buriya Pawulo akimara kubonekerwa na Yesu, iyo atajya gushaka Ananiya ngo atangire amwigishe, azabahuze na ba Petero, Bayuda bose bamenye yuko yahamagawe, ndakubwiza ukuri yajyaga kubikirara cyo mu musozi. Ariko kubera yuko yagiye akemera, agaca bugufi, yagiye, wibuke ko Pawulo yagiye amaze kubonekerwa na Yesu, mu yandi magambo n'amaso ye yari yafungutse, yari yabonye Yesu, mu yandi magambo yarahanuraga. Ariko uyu munsi nta muhanuzi wakumvira umushumba ngo avuge ngo uyu mushumba ndagendera imbere ye ntuje, numvira amategeko n'amabwiriza nyobora. No, apfa kuba ari kwerekwa, kugira ngo ngewe impano yanjye n'intunze n'ingaburira. Ibyo bintu ntago ari byo. Ibyo bintu uwo muhanuzi ararwaye bwaki. Nose umuntu urwaye bwaki arajya kugaburira ibiki? Mfite ikibazo, iki kibazo icya mbere, niba atekereza gutyo harimo kuba atarasomye Bibiliya. Icyo ni kimwe. Kabiri, hari uko adaha umwanya wo kwegerana na Yesu. Ibintu ndimo mvuga ntabwo ushobora kuza kubyumva uri mu mubiri, uraza kubyumva uri mu mwuka. Kugira ngo ubyumve neza, nuko ugomba kumanza ugakira ibintu byo gushidikanya ku Mana wizera. Kandi abantu benshi bafite indwara yo gushidikanya ku Mana bizera, ariko kubera yuko isi ari mbi, yakwitegereza kwa Satani akahatinya, yakwitegereza mu kabara akahatinya, ariko akumva isi iraryoshye, akumva no mu nzu y'Imana hararyoshye, akabura ahantu akatira akagumamo hagati, agakomeza agakora utwaha, akagaruka mu rusengero, agakora utwaha, akaba yanabwiriza, akaguma muri urwo aceza. Ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, abwiriza Imana atazi. Ndakubwiza ukuri, wowe uri kunyumva, warabonye Imana nk'uko Pawulo yayibonye, warabonye Imana nk'uko Daniel yayibonye, warabonye Imana itamurukana inyanja mo kabiri, ukaba warabyitegereje, warabonye ufite ahantu wahuriye mbese n'Imana. Nkubwije ukuri, ntabwo ukuramo ipantaro ngo ivemo, ntabwo ujya ukuramo ijipo ngo ivemo, ntabwo bagukingirana muri biro ngo wemere ko bagufungiranamo, ntabwo ujya utinyuka guhagarara ku ruhimbi ngo uhanure cyangwa ubwirize cyangwa upasitoro wakuyemo ipantaro. Impamvu ibyo byemera ni ugusenga Imana utazi. Ngewe mwihanganire, nanjye n'icyifuzo cyanjye mfite muri iyi minsi, ni inama y'umunsi. Ihangane wongera amasengesho, uve mu bigare wasengeragamo. Niyo nama, va mu bigare wasengeragamo. Sinkubwiye ngo uze ngusengere, kuko ngewe nzagusengera, niyo wabibona uzavuga ngo niko Imana yarabigennye. Buri impamvu ubonye inkweto niko Imana yarabigennye, impamvu ubonye televiziyo niko yari yarabigennye. Ariko ni wisengera ku giti cyawe, ugapfukamira ikintu ukakizereramo, ukavuga ngo Mana iki nzakikumenyeraho Imana, nzamenya ko ushobora byose. Aha hantu uzahava ukomeye, ku buryo nihaza n'ibikugusha bitazakugusha. Donc shakisha ikintu kituma umenya ko Imana iriho, usenga Imana batakubwirije, utapfuye kumva gutya mu mpapuro, kuko umuntu ibyiyita Imana byabaye byinshi. Ariko wibuke Mose yabajije Imana ngo Mana, niba ariho wakaga muri kiriya gihuru ningera imbere ya Farawo, nzavuga ngo urinde. Abanza kuyimubwira amazina, mubwira ngo none se kugira ngo bizacemo neza, ngewe mutima wanjye nzagende nzi ko ari wowe tujyanye mbigenze. Iramubwira ngo koza ikiganza cyawe mu gituza, agikozamo, ongera ugikuremo, agikuramo, abona cyabembye. Mose agenda yongererwamo imbaraga. Bivuga ngo iyo Abayisiraheli bamuteshaga umutwe, yibukaga yuko Imana yigeze imukoresha ibimenyetso bigaragaza ko ari Imana. Tugeze mu gihe dusaba Imana ibimenyetso, kuko hari izindi mbaraga zavuye ikuzimu, hari izindi mbaraga zavuye mu bakozi ba Antikristo ziri kugaragara nk'Imana.
kugeza kuri uyu munota hari imbaraga abapfumu n'abakonikoni baha abantu cyangwa se abaprofete bamaze kugwa bakabaha izo mana zikirukana kanseri zikakiza n'izindi ndwara mu maguru. Niba umupfumu yabasha gukora ibintu nk'ibyo rero akabihesha umuntu, tuzagwa mu rujijo, kuko Yesu avuga ku by'imeruka n'ibitangaza bizaba, yaravuze ngo nibiba ngombwa n'intore z'Imana zizayoba. Bisobanura ngo ntabwo niwizerera Imana yuko wabonye Emannuel ndi gukoreshwa ibitangaza ukabona abadayimoni bari kuvugira mu muntu, ibyo bintu ntabwo uraba wizeye Imana nyayo, kuko ntabwo uramenye neza ibiri kwirukana abadayimoni aho nabikuye. Ahubwo wowe senga Imana womatane nayo, kuko hari ahantu tuzagira Nebukadinezari atubwira ati mva rero iyi Mana mwere kuyubararira, ahubwo mumanze munyumvire ngewe. Hari igihe tuzagira mu bwami bwa Nebukadinezari budutegeka bidusaba guhamya Imana mu byiza no mu bibi. None tuzahamya Imana tutazi? Nshuti yanjye, ibaze mu mutima wawe, uzahamya Imana utazi? Na Eliya wari warayibonye yageze aho Yezebeli amutera ubwoba arahunga yisabira gupfa. Ubu se wowe ufite ibiro nk'ibya Eliya? Nshuti yanjye, tekereza neza, sinkugusha, ahubwo ndi kukubwira kugira ngo ushakashake uburyo wamenya Imana yuzuye, uyibikemo. Ibihe by'ubukonje byaje, ibihe by'ubuhenebere byasohoye, ni inama y'umunsi. Igihe cy'ubuhenebere cyageze kandi cyasohoye. Iyi nama ni inama yakubaka umuhamagaro wawe, inama yakubaka umuhamagaro wawe. Niko iki kiganiro cy'umunsi cyitwaga, ni Imana yakubaka neza umuhamagaro wawe, ukabona Yesu cyangwa se ukabona Imana yuzuye mu ruhande rwawe. Imana rero nikugirire neza. Tugiye gusenga, hanyuma ubitekerezeho. Numara kumva ufashe umwanzuro, wafata ibihe by'amasengesho, wakwegera Imana mu buryo bwawe, wasenga mu buryo uyihendahendamo, ariko ubwira Imana ngo ndashaka kukureba, ndashaka no kukubona. Urakoze rero wowe wampaye umwanya wawe. Ndagusaba gusangiza ubutumwa n'iyi nama, ukabwohereza abavandimwe bari hirya no hino, hanyuma bakagenda bumva ijambo. Kuri babandi basomye bakunda gukritika, nushaka gusobanuza iki y'inama natanze, ni ikiganiro cy'inama, ntago ari ijambo ry'Imana. Ariko usome Petero wa 2 cya mbere, nurangiza usome iyo nkuru yaho, uragenda umenya ibindi kuvuga aho bikomoka. Kandi nusoma ibyanditswe neza uzasanga ibintu naganirijeho abantu benshi, cyangwa se n'urya mu gatuza ukitegereza itorero, ukitegereza abahanuzi bahari, urasanga abantu bari muri zagaragara. Ariyo mpamvu badakomeye mu byo bizeye. Niyo mpamvu rero bakwiye gushaka Imana bizera, kandi bakayizera bayizi mu mutima no ku mubiri no mu maso no mu bwenge. Niyo bwo bazakomera bakazasoza urugendo biyemeje gutangira. Murakoze. Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Inama itambutswe mu ijambo ryawe ifashe benshi, impuguro ikomeza abantu kandi bakomereze mu muhamagaro. Turasabye kugira ngo umuntu wese yoratanye mu muhamagaro yongera agaruke mu muhamagaro, ahamagara Imana ye, kuko Yesu yageze ku mugezi witwa Hava, yaravuze ngo buri muntu wese asenga Imana ye. Amaze kubona abantu bose bacanganikiwe, aravuga ngo buri muntu wese asenga Imana ye. Basenze Imana yabo irabiyereka, ibayobora inzira. Reka rero natwe tuyobora inzira kubataniye mu rugendo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Murakoze. Mwari kumwe na Pastor Nsanzumuhire Emannuel. Shalom, ni inshuti yanyu bakunda.